buriya kugira ngo uzabone umuntu utaranyuze muri iyo situation yo kwikinisha utuntu nk'utwo ngutwo keretse utarageze mu ishuri iyo utivuje kwikinisha ubundi birakokama kandi uko ugenda ukura niko bigenda bikura nabyo. Ugeze mu zabukuru wenda uri umusore urashatse, umugore ushatse yibanira n'agahinda k'imibonano, kandi tugira abagore kugira ngo tubarongore. Umugore niba akeneye ya mibonano ntuyimuhe kuko iyaza guca inyuma. Ariko ndagira ngo mumenyeshe ko burya mu rugo ikibazo cy'imibonano gikunda gusenya urugo 98%. Kandi kenshi ku bagabo hari n'igihe umugabo rwose aba adafite ikibazo, hari ibintu biri mu mutwe, ariko ugasanga we yishyizemo ko arangiza vuba. Abagabo buriya abagore benshi bacibwa inyuma n'abagabo ntibanabizi, nta nubwo babimenye. Ariko umugabo ukora akazi neza uko bikwiye ntabwo umugore yagucika. Niho hahandi mushobora kuba munaryamye awakarara kanuye kugira ngo bucye ujye ku kazi nawe ahamagare fisi. Tekereza ko umubana n'umugore, umugore akagenda gutera icyizere, akagenda akunda fisi. First of all bizabanza biguhombye mu rugo, umutungo w'urugo uzatangira gukendera kuko fisi arishyurwa, si no kwishyurwa. Fisi azagera hariya avuga ati sheri rwose urabona ageneye kugenda mu ivatiri, wenda yagendaga kuri moto, cyangwa se sheri wamfashije inzu nyishyura 200,000 wanyishyuriye amezi 8 kandi wenda ba mu nzu 30,000. Kuko umugore azi icyo umwana mukorera azemera yafate atitaye ko arafasha urugo. Ayahe fisi fisi atangire yubake ibye, yubake network ye iturutse mu rugo rw'undi mugabo. Nizere ko mumeze fresh, nizere ko mumeze neza cyane. Abamukurikiranya BigTown TV muri mu bice bitandukanye, nitwa Patrick the Entertainer. Uyu munsi tudutembera, uyu munsi session yacu yerekeje mu buzima, uko dukora story zitandukanye zirimo ubuzima, siporo, imyidagaduro n'andi makuru yose atandukanye. Uyu munsi rero igicacu kiri ku buzima. Umeze neza Muganga? Turaho turashimira. Ndamahoro masa. Tugwaye ikaze kuri BigTown TV. Murakoze cyane. Watangiye kugira abantu dukurikirana n'ubwo wenda abana bakuza ariko hari n'abakubonye wenda bwa mbere. Amazina yanjye nitwa Longe Ntibitura, ndi umuganga nk'uko mubibona ko kazi kanjye. I think ntabwo ari ubwa mbere umbonye, si n'ubwa mbere dukoranye ikiganiro. Ndi uwo rero. Yego. Ariko ukivuga ngo si n'ubwa mbere, abantu bajya bambaza nimero yawe ariko ugasanga wenda abantu nibabaha nimero ngo bivemo, babwira nimero yawe dutangiye ikiganiro. 0788 70 88 65. Ndibaza ko wayibonye. Wazanye ngo umuti uri mu bwoko butangaje urubyiruko nyuma yo kubona ko ngo rwabaswe no kwikinisha. Ariko hari ikiganiro nigeze kubona cyawe nawe uvuga ngo kwikinishije. Kuba ibyo ntabwo nabisubiramo kuko byabaye cyane kugira ngo umuntu dute tujya ku muti. Nuko nabonye icyo kiganiro gusa hariye wenda umuntu ashobora kubona wenda akabona byose ubwo bivura byayo nabaye ni indi proof. Sasa kwikinisha buriya umuntu wese nubwo wenda utabivuga, sinzi niba ari ngewe wabashije kwirekura nkavuga ko nabikoze, ariko buriya kugira ngo uzabone umuntu utaranyuze muri iyo situation yo kwikinisha utuntu nk'utwo ngutwo keretse utarageze mu ishuri ngo muri interina, ibyo nta uretse ko ngewe wenda nta nubwo wenda nabikoraga ari uko bivuze ko byabereye ku ishuri, ushobora kuba bitarabereye ku ishuri bikabera no mu yindi sosiyete runaka nabaga ndimo. Ibyo byose birashoboka. So kwikinisha narabikoze, ntabwo ari igitangaza, narabikoze, narabivuze cyane, ntabwo nabivuze biraye. Impamvu uretse gato, impamvu nageze aho nkasa naho ntakibigira nk'intero kuko byiswe nk'intero ngera hari nateye. Bukeye mbona abantu bose narikinishije, mpita mbona buri wese yinjiye muri ya style ko nge nshimye ko nabikoze biri ruri. Ese naba ndi kubona on YouTube koko nibyo cyangwa ni mu buryo bwo gushaka amafaranga? Ndatuzi. Hari akandi kantu nabonye
ubwo nakari gaciyemo ndagenda nuvuga mu buryo butandukanye umuntu wese usigaye ajya kuri YouTube nabo nzi batambara rinete njye nambara rinete nambara rinete kuko ndwaye amaso ntabwo nambara rinete kubera ko ari umuriro bishobotse nkaba narwaye amaso rinete nazikuramo kuko usora gatare tukomeza hano mva ko abaganga na rinete ngira ngo ibintu mukora ariko abantu bagiye baba basirimu ntabwo kwambara rinete bigaragaza ko icyo uri cyo nta nubwo bikonfaminga ko koko uri sinzi icyo kintu nibagiye kukivuga kuki abantu bose bambara rinete ntabwo ujya ubona mu buzima busanzwe utazi bambara rinete mu gace wajya kubona filozofe ubushize yari azambaye filozofe we hari igihe umutwe umurya akagagiraho wafite impamvu nyinshi hari igihe n'amasukari aba yamuzamukanye noneho ntabone n'abatari babizi buriya isukari mu mubiri iyo yabaye nyinshi nubwo atari cyo kiganiro ariko buriya birafasha ku muntu udukurikiye isukari iyo ufite ikibazo cy'isukari diyabete muri make ushobora no kuba uyifite utabizi biba byiza iyo ugiye ukontorora umubiri wawe cyangwa se ugakora check up umubiri wawe ukajya ubasha gukontorora ko muri iki gihe abantu bari kurwara indwara zitandukanye kandi zidakira barihugiraho bya bindi nahoze mvuga kera kwihugiraho ukihugiraho ukibagirwa umubiri wawe ukibagirwa ubuzima bwawe ukibagirwa icyo uri gushaka ukibagirwa ko ugishakira umubiri n'umuryango numara kwica wa mubiri uzaba nanone umuryango uzaba uwushyize hanze kuko first of all niwo ugize umuryango uri chef de famille uri kwica umuryango uri kwica umubiri wawe numara kuba igisenzegere bimwe wahaga umuryango haga umuryango uraba ukibibonye urumva ko uri kwica ibintu bibiri umuryango nawe ubwawe so rero burya isukari yamaze gutumbagira ejo bundi hari umuntu wabimbwiye namuvuye nka kabiri akagenda ati mbuga ntabwo umuti wampaye ukunda noneho twaganira yaje hano mu ofisi nkamwise yambwira ukuntu awunywa akamera n'iki ndavuga nti jya kwa muganga yasize hano ajya kwa muganga genda bagufate amaraso bapime globine bapime byose umubiri wawe ariko 100% bapime isukari agezeyo agipimye basanga ari kuri 480 bikumva ukiraho ngaho kwaza ukiraho ntabwo ushobora gushyukwa biri kure kuko kumbwira ngo nze ngo ngeza nakuvura byibibe mu mubiri wawe unahagaze neza hakuzuza ngo isukari yazamutse ngo nze ngo nguze hano ngo ngumuti ngo gushyukwe ntabwo nabishobora sinjye ngewe mbasha gutera intambwe ntafitiye imbago bushobozi mvuga ibyo nshoboye ariko isukari yazamutse kumbwira ngo ni nk'umuti ndahubwo ntacyo kumarira ukajya unywa ukabona ntibikunda mujye mukunda gukoresha nibyo bya bindi nababwiye ni hari aho ugera ugasanga indwara zose gusa umuntu ari afite indwara 20 ngo tuvura indwara zose ngo amarozi ngo ibiki ngo diabete baranazivura cyane ko se diabete nanjye ndayifite ngo bazaze bayivure cyo kwinjira kuri umutari na wenda namba batuzanye ibyo bintu wabikoze igihe kinini ese yawe mu mahirwe bishobora kubuza umuntu igihe yativuje mbere tujya no kumutse iyo utivuje kwikinisha ubundi birakokama kandi uko ugenda ukura niko bigenda bikura nabyo uko ukura nubwo wabihagarika hari kenshi umuntu ukubwira ati genda narabikoze igihe runaka ariko igihe kigeze nabireka ntabwo sinibaza kuba warabiretse ko bisobanuye yuko ingaruka bigusigiye zashize no ingaruka iteka ryose ziza nyuma ntabwo ingaruka ziza mbere y'igikorwa wakoze igikorwa wararangije byarakemutse ariko nyuma ugeze mu zabukuru wenda uri umusore urashatse umugore ushatse yibanira n'agahinda k'imibonano kandi tugira abagore kugira ngo tubarongore umugore niba akeneye ya mibonano ntuyimuhe kuko iyo azaguca inyuma icyo kintu si ubwa mbere nkibuze naguca inyuma ejo uzatangira kubona ibintu bitagira buri uzakurikirane Patrick nubwo buriya mu rugo haba mu ngo habamo ibintu byinshi bitandukanye uzabona bagirana ibibazo kumva ngo hariya ngo rurashya
burya nubwo babigira ubwiru 80% hari akantu kaba kihishe inyuma. Niyo haza ubuyobozi uzasanga babisha ku ruhande ko banashaka kwivamo, ariko burya babishinzwe bakagiye kubashaka bakansara bakagira uko babikora. Ariko ndagira ngo mumenyeshe ko burya mu rugo ikibazo cy'imibonano gikunda gusenya urugo 98%, kandi kenshi ku bagabo. Yego, burya umugore iyo atameze neza uko byagenda kose, twebwe abagabo twishima turangije, siko meze. Noneho twebwe abagabo tunezezwa no ko turongoye tukarangiza. Ntabwo utekereza uri kurongora ko nawe hari icyo akeneye. Urakoze cyane. Kandi birakwiye ko tugomba kuringanira. Niba ushaka ko gukemura ikibazo cyawe, tekereza no ko mugiye kugikorana. Numara kumutekerezaho urajya gusetinga mutwe mbere imibonano, urangize mbere utaragira ite. Waruzi ko buriya nshaka kuzakora ibintu bimeze nko kwigisha abagabo uburyo bw'imibonano. Hari n'igihe umugabo rwose aba adafite ikibazo cyo kurongora, hari ibintu biri mu mutwe, ariko ugasanga we yishyizemo ko arangiza vuba, yishyizemo ko agatoro ka mbere karangira vuba. Patrice, singubeshye, ntabwo ari brage. Wowe wabaza wese uri normal mu buzima bwe, ugiye kurongora iturambere abantu bishyizemo ngo ntabwo ishobora kumara ngo kurenga iminota 5 urakoze. Wumvise nawe ko ufite ikibazo. Kurongora biva mu mutwe, ntabwo kurongora ari ukurira. Niyo mpamvu bakubwira ko kurongora umugore ugenda wurira ni ikosa. Urabanza ugategura mu mutwe mbere yuko utegura igikorwa. Kurongora biva hano. Utateguye umutwe, kurongora birapfuye. Uri kubyumva? Nuza wasetinzemo kugiye kurongora, urarangiza vuba. Ariko nuhagera ukumva ko biri ngombwa kugiye kurongora, urabanza utegura ugiye kurongora. Numara kumutegura arabanza amobere mu gitsina. Hari abagore abaho ukabuzi katanyara, kandi anyara ari ikibazo cyawe wowe bimukorera. Icyo kintu twaye dukwiye kugira ngo tugire uburyo bw'imikorere, twe kujya twamamaza ibi gusa. Bise nibiki ubundi ndamamaza umuti ndawuguha n'ibyo uragufasha, ariko se koko umuti urakenewe kuri buri muntu wese? Ni wowe ingenzi. Icyo nicyo dukwiye kureba muri iki gihe. Ntabwo dukwiye kureba ko dukwiye guha abantu ibyo bakeneye. Biranakwiye ko tugomba wakumva umuntu koko bikwiye ko akeneye wa muti ukawamuha. Njye ku muntu wikinishije nta tolerance, ntabyo kwanga ndakuganiriza nk'umuti. Warakoze icyo gikorwa, ariko hari umuntu utarabikoze kandi arangiza vuba. Uwo muntu iyo ugoragoje mu nzira zose ukumva byabaye nk'akarande mu kurangiza vuba, icyo gihe nibwo wamuha umuti. Ariko kumuganiriza nibyo biza imbere ya byose kuruta ibindi bintu byose. Nibwo uri umuganga mwiza. Muganga mwiza nuganiriza umurwayi, ukabanza ugatega amatwi, urakoze cyane. Abagore abagore sinzi naho bajya bivuriza. Ubundi numvaga nazakora ikintu cya bonasi ihoraho y'abagore, kugeza tukaganira gusa, tukaganira, nkamutega amatwi, nkamuha inama akitahira. Hari abagore abahazi katanyara, azi ko ububobere mu gitsina butabaho, ariko iyo uganiriye nawe usanga impamvu atanyara idaturuka muri we, ituruka mu wo babonana. Niyo mpamvu abagabo tukibakangura kugera iyi saha. Umugore wawe si uko atanyara, si nuko atagira ayo mavangingo, ahubwo shekinga neza urebe. Reka nkubwire, umugore yari uwawe y'umurongo nabi arihangana, ntabwo yakubwira ngo bikoze nabi shari, arakubwira ategushije, hari n'utaka gataka akakwereka ibyishimo yuko ari kukubeshya, kuko icyo akeneye nuko wowe wishimye, kuko yamaze kubibona ko utabishoboye. Aho hantu humve neza. Icyo gihe abagabo, buriya abagore benshi bacibwa inyuma n'abagabo ntibanabizi, nta nubwo babimenye. Ariko umugabo ukora akazi neza uko bikwiye, ntabwo umugore yagucika, ntiyanabirota. Umugore iyo muri hejuru uri kurongora,
ugomba kumenya santima z'umugore wawe cyangwa se za shere wawe, reka mbivuga gutyo kuko abantu bose ntabwo barongora abagore babo. Ugomba kumenya ukamenya neza umugabo wawe, umugore wawe yishima. Reka tukigira nk'icyigisho, nta kibazo bibiza nyuma. Umugore wanjye yo murongora yishima ate? Ubundi abantu bagira santima ahantu hatandukanye. Hari abagira santima mu matwi, hari abagira santima mu mabere, hari abagira santima ari uko basomanye, hari abagira santima ari uko basomye ku nda, hari abagira santima ari uko bakoze mu musatsi, mu mutwe. Izo zose ni ibyishimo biva ku mugore. Ariko mu gihe nawe yirekuye akakubwira ati sheri, mu gihe uri kundongora cyangwa se mu gihe uri kuntegura, jya ukora. Kuko mu buzima bw'umuntu utagira santima ahantu runaka, uwo muntu rwose sinatinya kuvuga nti uri umurwayi, uzabanze wivuza ubwo burwayi kuko waba ufite ikibazo kiremereye. Noneho hari n'abagira santima ubakoze mu ntege. Ubwo ndi kukubwira ngo umuntu ufite experience mu byo ari kuvuga, ufitiye ubushobozi, ndi kubyigisha abakurikirana ikiganiro azisangamo ibyo ari kubwira. Hari igihe urongora umugore bitewe n'aho uri gukora, yamavanye ngo ntumenye ahantu aturutse. Kurongora umugore si ukurira usunika. Urasunika nibyo, hari abishima ari uko usunitse. Kandebe ko wenda ya diki niyo nkunda gutanga urugero. Hari abishima iyi diki ntabwo akamaro kayo ari ukugenda, ntabwo ari ugusunika. Nusunika nibyo, hari uwishima ari uko usunitse. Ariko birakwiye no kugira ngo baze umugore, sheri ese mbikore kugira ngo wishime, mfasha mbikore gute? Bagore namwe mufasha abagabo, ibintu byose no gufashanya. Umugore nafasha umugabo mu byishimo agira ibyo byose, nta muntu burahagira ibyishimo. Mubwite sheri bikore gutya. Niba wishima uko bakunyaje, ibyo byose kunyaza, hari abagabo banyaza umugore yarekure amavangingo, umugabo agahita arangiza. Ntago ariko bimeze. Hari uburyo ufunga ubwonko bwawe, imibonano ni mu mutwe nibyo nkubwira. Uranyaza ukanyaza, yagera kuri bya byishimo agusutse yanuza n'igihe ajya kurangiza, nawe kwa kugiye kurangiza ukabura hagaze cyangwa kunanirwa. Umugore yageze ahantu umureba ko ari kwishima, urakomeza kugeza ubwo arangije. Kuko umugore yarangije urabimenyana naruhuka ku buryo kongera kuyishyiramo ababangamiwe. Arabangamirwa kuko yarangije already. Niba uzi ko wowe mugore urangiza cyangwa se uryoherwa uko umugabo wawe bikoze gutya, wishaka gusetinga mutwe ko umugabo wawe wamenyere ko asunika, ngo namara gusunika ujye gushaka ugukorera akazi neza. Ntabwo urwo ari urugo, nta nubwo ari umuryango turi kubaka, ahubwo turi gusenya umuryango. Numvise none ngo baranabifungira akajagari mu gitsina, ibyo barabifungira neza. Yes, niko bimeze. Nakajagari mu gitsina, uretse ko wenda abagore batabikora, agomba kwiyakira. Nta yavuga ati umugabo wanjye se none nabivuga bakamufunga ko nakajagari. Uzi umugore utarangije, iyo umurongo ndi kubwira abagabo, abagore we nushaka ntonyumve, umugore yatarangije agira ibibazo byinshi. Aba bar mu kiziba cy'inda wese si bisanzwe. Iyo atarangije agira ikibazo cyo kubabara mu kiziba cy'inda. Niyo atababara mu kiziba cy'inda, azagira ibindi bibazo hano mu kiziba. Nyuma ashobora kutabyira ako kanya, ariko nyuma akazatangira kugira ibibazo gahoro gahoro. Ejo akajya muri kanya akajya ajya kunyara utuntu tw'udukari duke. Kurongora umugore wawe akarangiza nibyo. Reka tuzabikore. Uzakenera njye wereka wenda mbivuge, uzakenera ko tumufasha mu buryo bw'ikiganiro. Yewe ubujyanama. Abagore birekure. Nta bagore njya nkunda kwakira. Suko ndabakira, ariko ntago ari benshi nkuko mbishaka. Kuko naba bagore hari abibwira yuko bigenda neza kandi bitagenda neza. Umugabo akakurongora yakumva ibintu bitari kugenda, kajya gushaka basoranje bari mu munyarire. Umugabo naca hariya umukobwa akamunyarira cyangwa umugore, uzongera kumubona ute? Hari abagore bisenyera batabizi. N'ubwa mbere dukoranye ikiganiro, nibaza ko nawe batunguwe. Ariko no byari ingenzi. Byari ingenzi. Hari abagore
bisenyera abo batabizi. Kubwira ntuzategeze ko umugabo aba ari nawe sawa ushobora kujya nkiharaza nkarongora kugira umugore yishimye, ariko ibyo ndi gukora sinzi niba biri kumunyura. Wowe mugore ni wowe ugomba gufata initiative yo kumubwira ati sheri kora uko, ibyo byiza kora uko. Niba unashoboka wowe niba ubona umugabo yacitse intege ko abagabo birirwa muri byinshi akazi urujya umamagara iminsi ibiri utambona cyangwa ukanyandikira akagusubiza minsi 3, ngaho tekereza noneho uwo muntu utarasubiza umuntu none se umugore se wakamfashije nkaza wenda hari igihe ushobora kujya mu rugo mfite agatotsi ariko nkumva nanone imibonano ndayikeneye nkashyiramo nkisunikira kugira ngo ndangize namara kurangiza noneho iyo urangije na wa munaniro n'icyo uhita byita kunywa igikoma kugona uhita usezera, ntabwo ni uburwayi. Kuri iki ni ikiganiro. Ariko umugore ushaka ko umugabo we baba in touch bo bari kumwe, I swear bwira umugabo wawe ushize amanga n'umugabo wawe nta kimuhisha. Niba ari na sheri wawe mutara ndako ni sheri wawe mubwire kora gutya sheri. Ubwo nibwo bumuntu umugabo ari haraza yumve yuko ari gukora ibintu bizima, nawe wumve yuko uri gukorerwa ibintu bizima kandi ubizi ko utari gukorerwa ibintu bizima. Umugabo nahanyaza kumva nibiri koza kandi atari ukubuza inkari, atari ukubuza amavanyengo. Inkari ziratandukanye bura ziri uko biri. Hari amavanyengo hakaba n'inkari. Hari abatuburirwa. Burya rero uri gutuburira impamvu gutuburira nuko yamaze kumenya icyo ukunda. Ese uri yakunda iki? Aranyaza, yagiye kurongora aranyaza, abashaka inkari nyinshi. Noneho we arihaga. Aripeza kugira ngo zose zibari ntagarama amavanyengo abari nkari uburyo uzanabikore uzanagire warogoye uzumva ari ibintu bifatiriye kuntu. Amavanyengo atandukanye n'inkari zisanzwe. Hari ukutuburira akaguha inkari zisanzwe ariko ntibimara akanya, aragira wanyaza kiyaga gatuna zikahita ziza ugaba gupfunyikiye nawe akagera ko turamukobwa shaka cyangwa madamu wanjye aranyara byaheze. Nuko yamenye icyo ukunda, ntabwo nawe umubwira iki uburyo yitwara kugira ngo uzamba yabavanyenga. Ariko amavanyengo y'ukuri ukozaho ntisi ngombwa gukubita cyane, ukozaho ziza zimena undi waba ari mu yindi si kuko bari mu byishimo ari kurekura bya bintu. Iyo uri kubimurekurira arishima kuko burya ari kumanura y'amavanyengo naho arangiza neza. Burya niyo yarangije arurongora yararwaye umugongo ugahita ukira umugore. Iyo utayamazemo rero ngo uyakuguture uyamaremo bimutera wa mugongo, bimutera kubabara muri cya kiziba cy'inda. Niho hahandi mushobora kuba munaryamye awakarara kanuye kugira ngo bucye ujye ku kazi nawe ahamagare fisi. Ubwo ni urugero ntanze ba fisi mu mbabarire. Mugahurira hehe uzibona mu mahoteli mu marogi hose bahure fisi kuko we yari yagize gute munyakazi amukuru gutuna namara kumugira bya byishimo fisi amuhaye. Tekereza ko umubana n'umugore, umugore akagenda gutera icyizere, akagenda akunda fisi umusayidira ni wari gukunda. Ubwo ikintu bizakubaho umugabo first of all bizabanza biguhombye mu rugo, umutungo w'urugo uzatangira gukendera kuko fisi arishyurwa, si no kwishyurwa. Fisi azagera hariya avuga ati sheri rwose urabona ageneye kugenda mu ivatiri, wenda yagendaga kuri moto, cyangwa se sheri wamfashije inzu nyishyura 200,000 wanyishyuriye amezi 8 kandi wenda ba mu nzu y'30,000. Kuko umugore azi icyo umwana mukorera azemera yafate atitaye ko arafasha urugo. Ayahe fisi fisi atangire yubake ibye, yubake network ye iturutse mu rugo rw'undi mugabo. Uwe mugabo undi twakoze akazi kakarangira tukagira n'akandi kazi tugomba gukora mu rugo. Aka kazi tugakora buri muntu wese ahari ku isi ibyo akora byose ni ukubera umuryango. Buriya Imana yaduhaye igihano navuga ngo kibi ariko mu bundi buryo ni cyiza cyatumye abantu bakora. Ubwo kuba Adamu na Eva barakoze icyaha ni ikibazo byaduteye gukora.
umugore uzabyara urushye yego mugabo uzarya ari uko wiyushye niyo mpamvu abahanga bahora bavumbura uyu munsi ndicara nkavuga niki nahereza abantu namara kukwicara nkajya kuri ntuzi nkajya kuri interineti namara kuva kuri interineti nkahita nkorana n'abandi bafite ibindi byisumbuye nkagenda ndahereza icyo abantu ba bantu uzashaka niyo mpamvu nkunda kuvuga ku bavuzi gakondo dukwiye guhindura ntabwo dukwiye gutanga ibintu bimwe guhora mu kintu kimwe mu ijambo rimwe ridafite umusaruro ntabwo simbyumva iga ariko umenye icyo uha abantu niki icyo uha abantu kirabafasha koko icyo ni kimwe ese wowe nturi mu bucuruzi uri mu bucuruzi ariko se tubwi umuganga iyo ari kwiga uri kwiga guha abantu kubafasha mu buzima butari kugenda neza ariko nturi kubafasha mu buzima butari kugenda neza ahubwo uri kubacuruza ubacura n'utwabo ntabwo ariyo sije turiho si yo twakabaye tuba turiho twakabaye kuba tunafasha n'abantu no mu buryo bw'imyumvire n'imitekerereze tugafashanya kamenya ngo ronje ndi umuganga mfite lisansi nyemerera ibyo nkora ariko se kuva utangiye kunkoresha ikiganiro nari bwakubwira ko mvura inzoka nari bwakubwira ko mvura ibindi bintu bitari ibi ariko ukumva ko ronje yakoze icyo kiganiro ngo uvuge uti tuvura kwikinisha tuvura kongera sex oya ntabwo ugomba kugendera kuri ronje icyo gihe wa muntu tumara kumuyobya kuko azakumva azanyumve yumva uriya yumve magayisake yes kugira ngo azafate icyemezo biramugoye kuko ari mu mayira abiri ari mu mayira uzi kugera nko muri rompoye nk'abantu wenda bataramenya abonye nka perime vuba akajya nko mu muhanda kujya kwimenyereza umuhanda hari igihe ajya muri rompoye kandi yabonye perime akajya muri rompoye akibaza ndanyura he ndakata he ndaca he bisaba kugira ngo abe ari kumwe n'umwarimu ntabwo umuhaye imodoka bisobanuye kuba afite perime kera ngo nyananga imodoka urabwabona hari umuntu umwariye imodoka ariko burangira abantu ntizi imodoka batarenze babiri nyiha nkavuga indi ndaryamye ndasinzira atwaye imodoka impamvu ni imwe nuko kuyiha umuntu ngo nuko afite perime bidasobanuye yuko ari azi gutwara icyo ni kimwe n'ibindi rero nuko sibyo tuzashaka ikindi kiganiro kirambuye kumva ni ibintu binini cyane uzambabarire ndashaka kuzahindura sije kuko nabonye sije zarabaye nyinshi ako kantu twahereyeho k'amarinete sinzi umuntu wakambajije kuri WhatsApp ari Canada taguse abaganga bose barwaye amaso ngengo murangavuze kubera bifite impamvu bose kubera icyo bimbaje ngo maze ngo Dr. maze kureba ibiganiro birenga 5 ngo bose bambaye rinete bose barwaye amaso ndavuga ni rero kakubwire ngenda yarwaye sinzi wenda niba nzabihindura nkajya nkora ntambaye rinete kugira ngo ngaragaze ko wenda uri we wishaka kwihinduriza ngo kugira ngo ngaragare ko ni Dr. nambare rinete ninkoze ikiganiro meze ntiyabirwaye iki haka nshobora kukirangiza kubera amaso yanjye kakirangiza yajemo ibyezeza sibyo ntabwo rero nibuhindura uwo ntari we ahubwo wowe ukurikiye ikiganiro cyangwa se wowe ukora ibyo biganiro ibyo first of all ibyo uri guha abantu umuntu yamaze kubibona ubwabyo ari kubicishamo amaso ngo tuvura uze gukamera hano hose n'imbere hariya hose urebe niba hari ibindi bintu bikorerwa uretse wenda biriya wabonye bye hari inyuma tuzatangira bya massage ariko nabwo ni massage icyo ni igika kimwe ni massage y'uburwayi ko dufite abaganga babishinzwe ariyo hano nta mikino iba ku ivuriro ryanjye buri muntu n'icyo yize hano umuntu n'icyo yize ntabwo kuza ngo oya icyo wize nicyo ukora oya nta bitekinika nzagaruka tuganire ku bindi ariko reka wenda ariko uzambabarire dufasha abantu mu buryo ibyo tuvugaho gusa tubafasha twigisha uburyo umugore agomba kurongorwa agafasha umugabo kugira ngo
umugabo yishime kandi n'umugore yishima adafera umugabo amwereka ko afite ibyishimo kandi nta bihari. Twigisha uburyo umugabo agomba kurongora umugore, ibyo byose birashoboka 100%. Twigisha uburyo umugabo agomba gufasha umugore agomba gufasha umugabo mu byishimo bye kandi nawe atamufeze ko yishimye atishimye. Abagore bankurikiye rwose bishobotse nibashake nibazivuza ariko ampamagare nguhe ide mubwire umugabo mufata urya mutwara urya bizagenda gutya. So rero uyu muti wambajije numvaga ari byo bakoze cyane. Ni umuti twazanye twawise karundura ariko ni natwe tuwufite mu Rwanda. Yego ngiye kumara nta n'ahandi uzawubona. Ntabwo ari ibintu bikomeye, nta nubwo ari ibintu biremereye, ni utuntu tubiri utureba tumeze kamwe kameze nk'agapesi. Utu tuntu ni utuntu tubiri tuvura ibintu bitandukanye, ibintu bimwe kandi bisa n'ibitandukanye. Kuri wa muntu wakoze masturbation, kuko masturbation burya yikora ukoresha burya uyu mutsi wa hano utuma abantu bagira ibyishimo byinshi cyane. Niyo irongora uzarebe niyo nyadore uyu mutsi wa hano urakora cyane. Niyo usunika ibyishimo byose bituruka muri uyu mutsi, kuko uyu mutsi uraza ugafatana n'imitsi y'uruhu. Ni wakuye bya bindi ngo kwibagirwa, ngo kurangiza vuba, gucika umugongo, kumva umugongo, n'ibyo. Izo ni ingaruka zose ziva mu kwikinisha. Ibi byose rero aka kantu karabikora. Ute gute? Hano aka gapeso uragafungura hano. Ni akantu koroshye cyane. Ni akantu kari mobile, ntibakanywa ntibakarya. Ugafata aka gatoki ukagakuba hano, wamara kugakubaho ugasiga aka kantu karimo imbere hano. None utuvuta ugafata gutya, nta gufata byinshi, ukagira gutya, warangiza ugasiga hano ku mutwe w'igitsina usa n'uzamura. Wamara gusiga ku mutwe w'igitsina ugategereza iminota 5, warangiza ugafata kano, uri kunyumva, kameze nka rabero, ibyo twakwita rabero, ugafungura, warangiza ugashyira ku kiganza. Ubona ko biza ari byinshi. Wamara gushyira ku kiganza, kandi hari akantu ngiye kuvugaho gato abantu bari kwibeshya kuri uyu muti, warangiza ugafatira hano ku mutwe. Ubwo wa wundi wafatiraga hano hejuru ukazamura, uyu rero siko bimeze. Uyu ufatira ukabanza kwanza aya mavuta akabanza agafata ku buri wa mutwe w'igitsina, ubundi ukabyoroga gutya ukurura uzamura, ariko wibanda kuri wa mutsi. Uri kubyumva? Iyi miti nako kazi ko nubwo yamaze no kuwusigaho ubwonye n'ubwawe temererye irahagarara. Ugisiga haka ngaka ubona kameze nk'agapezo ihita ihagarara kugira ngo igwe. Noneho hari umuntu ugabo umwe twavuganye kare, ntari buvuga amazina, namuhaye umuti atestinga, ariko ikintu cyamubayeho abantu bibeshya nacyo ngiye kuvuga. Wikoresha umuti n'undi wese twawuhaye ngo wumve ibintu birakemutse ngo ndabiretse. Simbikunda. Biza urakoze ntuzamblaming, nugaruka ndakubwira nikomeza umuti kandi utagufasha ntuzagire icyo ndenganya. Koresha umuti urangize. Umuntu ngo nakoresheje ngo naraye nshyutswe ngo irari ihagaze ngo none ngo kandi ngo ntabwo ndi kumwe n'umugore, ni urugero. Rero Benshi arabimbwira. None kuko uyu muti uri efficace cyane, ufite imbaraga. None uyu muti ukora wonyine kuri ibyo bintu uko ari bibiri. None iyo ukoresha uba ushaka kongera sex kandi ukagufasha no kongera imisemburo inyuze mu mitsi, utajya gukoresha wo kunywa. Babyumvise? Uyu ni kuri abantu ushobora kuba umukozi wa leta ukanakajyana no mu modoka, nagasirimu ukinjira mu modoka ukagashyira muri intuza hariya nakizo bonasi y'abantu 50 bararangira. Muri iki cyumwe impamvu navuga nti twagira hari abantu bagiye banyandikira, bamwe bari hanze batigeze bayimenya, batigeze banayibona, abandi bari mu ntara, abandi bari baje mu kazi bakiri muri zagazagara, bansaba ko nabafasha nabo bakayibona. Nababwira nta kibazo, ubwo mbashyiriraho ikindi cyumweru. Icyumweru cyayo rero kizarangira umusibe ejo. Ubu turi munsi turi kwa kabiri, turi kwa gatatu, kizarangira kwa gatanu. So rero ntabwo heza ako ntunahendutse. Si ibintu biri mvuze ntuheza
ariko ntunahendutse. Hanyuma rero kuri babandi ngiye kubereka imiti dufite n'ubona n'undi uzamenye ko ari kudupirata, uzabimbwire kuko imiti yacu iri no muri irazwi, nta muntu uzasangana Rubasha. Nusangana umuntu ufite umuti wa Rubasha uzambwire mwereke, ukabona umuntu uzaye mu ivuriro rye harimo Rubasha, ubwo azambwira aho yayikuye. Nusanga umuntu ufite impumuro, ubwo azambwira aho yayikuye. Nusanga umuntu ufite kanguka, iyi ni kanguka, azambwira aho yakuye kanguka. Dufite n'indi iri hasi ku bantu bafite ikibazo cya prostate. Prostate buriya ku bantu bikinishije ikunda kubataka cyane, ka kamenyetso ko kunyara buri kanya ukibwira ngo ni diabete atari diabete, prostate yaratangiye kukwataka. Ngira ngo filozofi yavuzeho mu rwego rwo kwirinda izo za prostate n'izindi ngaruka zivuye mu kwikinisha n'iki buriya prostate ifata abagabo. Ngo waramaze kubikora ukabikora igihe kirekire, ibimenyetso bya prostate bigenda biza, ntabwo turi bivuge, ngira ngo barabizi. Songera tugire ikiganiro, kandi hari ikiganiro yaragitanze yarabivuze. So dufite imiti yabyo rero, uburyo prostate tugenda itararenga, ariko kuko yamaze kurenga nta kintu tuba tukikumariye, turabijya kwa muganga bakufasha. Ubwo yamaze kurenga iva kuri prostate gihitinuka kanseri. Ntabwo burya prostate iza ngihitinuka kanseri, oya. Kanseri ya prostate ijya kuza habanje prostate. Prostate rero ni nk'integuza. Integuza iyo yaje rero ugomba kuba seriye ukifatirana hakiri kare, ya nteguza itararengerana gihinduke kanseri. Ari naho umuntu ngo yarwaye kanseri ya prostate, ngo ni ukubyimba kw'amabere. Kanseri y'amabere niko bagiye babyita, babiha amazina. Kanseri ya prostate iba yaraguteguje kugira ngo uzajya kubyimba bize kuba kanseri. Murakoze cyane. Reka twisoze, wakoze cyane kutuganiriza abantu bagushaka kugira ngo bahe umuti, bagusanga he, bakubona kuzihe contact kugira twisoreze. Nimero yanjye ni 0788 70 88 65. Nararangiza, hari abantu twohereza imiti hanze, abari hanze, reka mbavugeho n'ubu barahari bari gukurikirana iki kiganiro. Nohereje imiti bakoze ikosa kumpa adresse nabi. Iyo ufashe adresse yawe ukibeshyamo akantu gato uri hanze, bijya ahandi. Iyo bigiye ahandi bagasanga si ibyabo, biragaruka. Nagira nkakosora ako kantu. Ubu hari uwo twiriwe tuvugana yibaza icyo kintu kuki yatinze. Ugomba kuhagikisha ko mpaye adresse neza, nta kosa na rimwe ririmo. Hari icyo bita ngo zone street, bakibagirwa za nuzo za code, hari code. Ubwo ni nk'izi keni zo mu Rwanda, nimero y'umuhanda, nomero y'inzu, ibintu nk'izi zip code. Hari umpa adresse akibagirwa zip code. Nabwo umva nta information zuzuye. Hari ku iposta bo urabaha bo nta kindi bagashyiramo bakohereza. Ntabwo bareba ngo wibeshye, oya. Iyo bigarutse rero ubwo ntuzandenganye ngo hari abantu usanga blaming ngo kibi ibintu ngo no, ntabwo ari byo bikora. Ni wowe umpa adresse nabi. Cyo kintu rwose umuntu uriyo ntakangire ikintu blaming Abeshya bashaka guha location neza, guha ibintu byose bitandose neza, hanyuma umugereho. Reka twisoreze, wakoze cyane kutuganiriza. Bibaza ko twongera tuganira no ukuntu wafasha abantu by'umwihariko ari cyo twibandaho gusa uyu munsi twazanye n'uyu muti. Asante sana, mwakoze cyane kudukurikirana kuri BigTown TV. Reka dusubire mu biganiro byacu bitaha.